Nabashimira ko muneza amatwi. Aho bigeze iby'amashusho y'urukoza soni bishobora kuba bigiye gushyirwa ku iherezo. Ibya ya mpano bikomeze gutwara abantu benshi. Aka kanya nimba warigeze gutungaho video ya ya mpano cyangwa telefone yawe urimo, iki ni igihe ngusiribanga iyo video yewe niyo telefone ube wayijugunya kubera ko ibintu byakaze. Imibare y'abantu bakwirakwije video ya ya mpano iri kugenda izamuka nk'imibare ya COVID-19. Mu gihe cya COVID uko iminsi yagendaga yiyongera niko ibipimo bya COVID byagendaga byiyongera. Abantu bafashwe na COVID bagendaga biyongera, ukumva uyu munsi muri 12, ejo ni 15, ejo muri 18 bakagenda biyongera. Na video ya Yamana bayikwirakwije baragenda biyongera umunsi ku munsi, ukumva ngo uyu munsi hafashwe umwe, ejo hafashwe undi. None ibya Yamana bizangira bite? Aho ugomba kugirira impungenge nuko n'ibifini byatangiye gufatwa. Aka kanya ugezweho nuzaba kiriho sipiriye Jihad, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ruri gucakira abantu bose bagizweho niyo video bakayikwirakwiza bakanayisakaza. Bisubiremo, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ruri gufata abantu bose bagerageje gukwirakwiza iyo video. None niba umuntu wese wagerageje gukwirakwiza iyo video ari gufatwa, biragarukira hehe? Ubu ngubu biragoye kubona umuntu wese wakwirakwije video kubera ko hafi igihugu cyose bagiye bayibona. Uwitwa Jihad na mugenzi we aka kanya barafunzwe. Ku rundi ruhande ubaka kanya witwa Pazoman na Kejon bari mu rubanza bitewe n'amashusho bakwirakwije. Nta kindi kintu gihambaye bakoze ni gukwirakwiza amashusho y'urukoza soni. Nicyo ngicyo bakurikiranweho. Niba ari ibintu wakidishaga uyu munsi ushobora kubifata nk'ibintu biri seriye. Gukwirakwiza amashusho y'urukoza soni. Niba hari video wifashe y'urukoza soni muri telefone yawe, iki ni igihe ngwisiribanga. Niyo telefone niba ngo munayijugunye kubera ko ni ikintu gishobora kugushirishamo. Turashize. Ibaza aka kanya uramutse ugiye muri gereza ukamuramo imyaka 3 cyangwa 4. Ukanageza ku myaka 5 bitewe n'amashusho y'urukoza soni bakwirakwije. Iri biragira abantu inama ngo niba ufite amashusho y'urukoza soni muri telefone yawe, ntuzi ngo ninde ushobora gufata telefone yawe. Aka kanya ushobora guta telefone yawe cyangwa bakayikwiba. Umuntu nakwiba telefone yawe itarimo password harimo amashusho y'urukoza soni, azaba abonye ikintu runaka cyo kugukangisha ngo umuhereze amafaranga. Yabo wagukanze akanayikwirakwiza, yaba nawe wayifashe, mwese bizabajya hingaruka. Uti gute? Hari abantu bari bagufite icyizere bazatangira kutakaza icyizere. Uwo muntu nutamuha amafaranga runaka mwumvikanye azayikwirakwiza. Namara kwikwirakwiza uko byagenda kose inzego z'igihugu z'ubugenzacyaha zizamugera ko zimufate. Izizamuhora ko yakwirakwiza amashusho y'urukoza soni, zinamuhora ko yafashe phone yawe akayinjiramo atabihere uburenganzira. Si wowe mafoto ari muri telefone yawe, aka kanya ufite phone yawe harimo amafoto n'amashusho y'urukoza soni wifashe ushaka ngo kuzajya ureba ubwambure bwawe isaha ku isaha. Si ubwambure bwawe ushaka kureba, ahubwo ushaka kureba n'ubwambure bw'umushuti wawe w'umukobwa mwaryamanye icyo gihe cyangwa mwasomanye, mukabifatira amashusho. Iyi ni itariki yo kubisiba kubera ko nutabisiba bigakwirakwira hanze bizakugiraho ingaruka. Uwitwa uzaba kiriho sipiriye uzwi nka Jihad. Ibi bivuga ko ngwitwa Burinda Habirene n'ubundi yari yaramureze muri RIB amushinja guharabika no kuvuga amagambo adakwiye ku bukwe bwa Vestine, ndetse no nyuma y'ubukwe bwa Vestine agakomeza kuvuga amagambo adakwiye kuri Vestine n'umugabo we. Irene Murinda Habi ngo yari yafashe ikirego cye akijyana muri RIB avuga ko ngwitwa Jihad hari amagambo mabi adakwiye yavuze kuri Vestine n'umugabo we. Akavuga ko Vestine n'umugabo we ngo basenyewe na Irene. Nibivugwa bivugwa ko ngwitwa Jihad yakoze live ndetse n'ibiganiro byinshi ashyira mu majwi Irene Murinda Habi ufite yitwa MI Empire ndetse na MI Shoba. Irene Murinda Habi si ibyo gusa akora kubera ko ni n'umunyamakuru ukomeye mu Rwanda, ukora ku gitangazamakuru gikomeye nka Isibo TV, The Choice Live. Muri icyo kiganiro bivuga ko ngo Jihad yaratabanye neza na Irene, ariyo mpamvu ngo Irene yagiye kumurega. Irene avuga ko amagambo Jihad yavuze ashobora kwangisha Vestine cyangwa umugabo w'abantu akanabateranya. Jihad yumvikanaga avuga ko ngo Irene yashutse uwo mukobwa. Isirene gusa ngo ndetse n'ababyeyi be bagashuka uwo mukobwa byamuviriyemo kuba yakwangwa, ndetse na rubanda rwatangira kumwibazaho ukandi ari umukobwa wari bazi ko gubatse neza ushatse umugabo mwiza uzamwubakira bakubakana bakarambana. Birashoboka ko ngo na nyuma ya Jihad hari abandi bari bufatwe kubera ko ashobora kugerayo mu iperereza bari bumukoreho akabonekamo abandi bantu bagiye bakwirakwiza amashusho y'urukoza soni. Ababyibuka neza uwitwa Jihad nawe hari amashusho y'urukoza soni ngo yikinisha cyangwa atera akabariro ashobora kuba yaragiye hanze. Hari abayabonye batanze ubuhamya bavuga ko ngo Jihad hari amashusho y'urukoza soni ngo agaragaza igitsina cye n'imiterere yacyo, yagiye hanze arasohoka abantu benshi ngo barayabona. Icyo gihe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ruvuga ko icyo gihe rwihanangije Jihad bakamubwira ko ayo makosa yakoze atagomba kuyasubira.
Murangira Bitseri umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha yavuze ko witwa Jihad kuko yatawe muri yombi ndetse na mugenzi we ngo witwa Papi Nesto bose batawe muri yombi bazira gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni. Abantu benshi bashyiraga Jihad mu majwi nk'umuntu ugiye bitukana ku mbuga nkoranyambaga ngo Jihad agenda yandagaza abantu abavuga nabi abashinja ibintu batakoze ndetse ngo n'abakwenda akabaseka ku mbuga nkoranyambaga nyamara ngo atari ngombwa. Bivuga ko ngo mu biganiro bya Jihad hari abantu benshi agenda yibasira akabaharabika akabasebya akanabavuga nabi. Aka kanya nta muntu n'umwe ushobora kuvuga ngo yishimiye gufungwa kwa Jihad cyangwa kwa Nesta cyangwa kundi muntu wese, ariko hari abantu benshi banga Jihad bakamwangira kuko yagiye asebya abandi bantu benshi. Jihad yagiye agirana ibibazo n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye muri showbiz nk'aba Pastor Claude kubera ko ari amajwi menshi yagiye hanze. Jihad Pastor Claude batukana babwirana nabi basebanya bitewe n'ibyo batumvikanagaho runaka. Uwitwa Jihad ashyirwa mu majwi n'abantu benshi nk'umuntu wagumuye abantu bendaga gufasha witwa Jackie ngo ntibamufashe cyane. Jackie ni umukobwa wamenyekanye muri showbiz nyarwanda wagiye akora ibintu byinshi bigiye bitandukanye ageze nyuma ajya kubatizwa. Ubwo yivugiraga ngo ko yicuruza acuruza umubiri we, nyuma ajya mu rusengero baramubatiza arakizwa. Nyuma yaho yaje kugaruka avuga ko nubwo yakijijwe hari imico myinshi atashobora kureka nko kunywa inzoga nko gusambana, ibyo ni ibintu adashobora kureka nubwo yakijijwe. Nyuma witwa Jackie yaje kurwara, amaze kurwara witwa Jihad ngo hari amagambo mabi yamutangajeho bibabaza abantu benshi. Bivuga ko ngo abantu bakeneye ubufasha atari abantu bo kuza gukiniraho, ukubera ko ngo ubuzima bwa Jihad ukubera ko ngo ubuzima bwa Jackie ngo akakanya buri mu mazi abira ararwaye, abantu benshi bazi ko arembye. Jihad yagaragaye avuga ko Jackie nubwo arwaye ariko hari ibintu byinshi bibi yakoze bityo ngo hari abantu benshi batagomba kumufasha. Ni nako yatangaje kwitwa Claude. Uwitwa Pastor Claude yigeze gushyirwa mu majwi avuga cyane ngo ko yagiye gukora ikiganiro ku muntu witabye Imana cyangwa ku kiriyo runaka aba yishakira views. Nyuma nawe yaje kugira ibyago abura umwe mu muryango we. Uwitwa Jihad azavuga ko ibyo yakoreye abandi nawe agomba kwikorerwa. Baje kugirana amakimbirane akomeye. Jihad na Pastor Claude babwirana nabi baraserezanya, ariko ibyo ntabwo byatumye Jihad afungwa, ahubwo Jihad ngo yafunzwe azira video z'urukozasoni. Hari abantu benshi bagiye bafata showbiz bakayizanamo mu nyangire, amatiku, gusebanya ndetse no guharabikana. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ruvuga ko umuntu wese ukora showbiz yirinda kugaragaza amagambo mabi ku muntu, kuvuga nabo umuntu, kumuharabika cyangwa kumwangisha rubanda, kubera ko ibyo ngibyo ni bimwe mu bigize icyaha. Nuvuga umuntu nabi ukamuharabika cyangwa ukamwangisha rubanda uzakurikiranwa n'urwego rubishinzwe ndetse n'amategeko usanga ari kukugonga. Uwitwa Rizagwira Floriye Yampano nawe yagaragaye ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro mu rubanza ruregwamo Pazo ndetse na Kejoni. Yampano yagiye nk'umushinja cyangwa kubashinja no kwemeza ko ari bo bashize amashusho y'urukozasoni hanze. Amashusho ya Yampano yarakwirakwiye cyane mu gihugu, abantu bacikura urondogoro. Nyuma y'amashusho ya Yampano hari andi mashusho yagiye ajya hanze y'abakobwa bikinisha batera akabariro cyangwa se bayohereje aba diaspora bakora ibintu runaka bidafututse bibi by'inyandagazi ndetse byandagaza igitsina gore. Ayo mashusho akimara kujya hanze abantu benshi bacitse ururondogoro bavuga ngo tuzi ko hari abakobwa b'abarundi badashobora gushyira amashusho yabo hanze kuko ayo mashusho yagaragaye cyane y'abakobwa harimo n'ay'abarundi. Ubundi ngo amashusho ya Yampano ashobora kuba yarabaye ikiraro mu gutinyura n'abandi gushyira amashusho hanze, kubera ko mbere y'amashusho ya Yampano nta mashusho menshi yari yagasakaye, ariko nyuma yaho hari abavuga ko ari amashusho menshi yahise ajya hanze, abantu benshi bakagenda bayahererekanya. Ibya Yampano bizarangira gute? Bavuga ko ngo amashusho y'urukozasoni buri muntu wese utunze telefone mu Rwanda ya smartphone ashobora kuba yaramugezeho. Ushobora kuba utarigezeho yasaba umuntu ariko ukaba uri nko muri groupe runaka y'ubukwe bw'umuntu cyangwa y'ikintu runaka, ayo mashusho nawe akakugeraho atari uko ubishaka ahubwo nuko wisanze muri groupe ayo mashusho arimo. None ibyo ayo mashusho bizarangira gute? Kuva kakanya kubera ko abantu bayakwirakwije batangiye kuburana, wenda hari cyaba igisubizo cyo kugira ngo bihagarare ntiyongere gusakara mu bantu kuko ni ibintu bitangaje. Biratangaje kandi birababaje. Ikubona amashusho runaka ashobora gutuma umuntu afunga imyaka runaka. Ni uburangare bwinshi bwagiye buba ku bantu. Ugasanga umuntu waye amashusho ntumwizeye, nawe yahaye ntayizeye bikarangira amashusho akwirakwiriye. Ribu igira abantu inama yo kutifata amashusho, yikongera kabisubira bati mureke kwifata amashusho y'ubwambure bwanyu ngo muyashyire ku mbuga nkoranyambaga. Ubundi ibintu by'amashusho y'urukozasoni kera ko bitabagaho byaje kuza bite? Ese n'ikoranabuhanga ryasebye abantu? Ni umuco wacitse
cyangwa wenda nukutumva ko abantu bumva ko ibintu byose ku isi bishoboka. Byatangiye biba mu bazungu. Ukerewe wona telefone ukabona mu mashusho uko azasoni babifataga nk'ibitangaza. Ukavuga ngo ibintu nibitangaza ngo ariko abazungu n'ubundi nabasazi ngo nibo babizana. Ibyo twabonaga mu telefone tukavuga ngo ni iby'abazungu akakanya biri kuri wacu. Bizanwa nande ninde ubikwirakwiza. Ubundi bavuga ko iyo umuco ujya gucika bihera ku bantu bakuru. None akakanya biguhera mu rubyiruko. Biragoye kubona umuntu mukuru ufite amashusho uko azasoni ahubwo byose biri mu rubyiruko. Akenshi ariko ngo bikavuga ko babifata bitewe n'iyo wenge baba wanyweye. Ugasanga umuntu afashe ibiyobyabwenge runaka yanyweye inzoga isitemewe cyangwa itabi yamara kubipakira mu mutwe we ubwonko bugashyuha agakora ibintu atagakoze ari muzima. Bivuga ko umuntu wafashe ikiyobyabwenge ibitekerezo bye biba byacuramye ngo akabashobora no kwifata amashusho uko azasoni ntamenye ko yafashe. Hari abantu benshi bafata telefone akabashobora gupostinga ibintu runaka ari ukubera ko yasinze. Abantu babibona bakamuhamagara akamubwira ngo wapostinze n'ibiki akavuga ngo nta kintu napostinze. Nyuma akaza kubona ko yasinze agapostinga ibintu bitagakwiye gupostinga. Igihe wumva ibitekerezo byawe bitameze neza cyangwa wasinze cyangwa ngo ibisindisha bakugira inama yo kudakoresha telefone ugafata mudasobwa yawe cyangwa telefone yawe ukayishyira kure yawe ahantu ndi muntu adashobora kugera. Bavuga ko nimba wanyweye ibiyobyabwenge wirinda kuvuga cyangwa kugira ikindi kintu runaka ukora mpaka ibyo biyobyabwenge bigushizemo. Iyo ukoze ikintu wanyweye ibiyobyabwenge icyo kintu nicyo kiba kibikora si wowe. Nimba wasinze ugakora ikintu runaka isi wowe ugikora buriya nizanzo banyweye ziba zigikora nk'ibyo bidahagije. Iyo ibiyobyabwenge wafashe bigushizemo ntabwo uba wibuka ibyo wakoze mbere. Ibintu wakoze uri mukinya nta n'ikintu na kimwe ukibuka. Bagita ngo mukinya ngo ni mukinya ngo ni mugakoni. Ikintu cyose wakoreshejwe n'agakoni iyo agakoni kakuvuyemo ntabwo ukibuka. Icyo ukora no kwicuza ukanirengera ingaruka zakugeze mu gihe wakoraga ikintu ukoresheje ako gakoni.